Ora reka twonje dukaze kureba Urban 250 nujugunyo iryo gufwa ubanza uryerekana twereke ni ikihe gice cy'inkoko. Ni igice cy'inkoko cyerekeranye n'itako. Ukabura iyi gufu. Urabona hano ni muri articulation. Hano Very nice. Ubuse umuntu uzi na articulation. Okay, rigama wabuze icyo ari cyo? Rigama. Ntabwo mbizi. Ni imitsi ihuza igufa n'irindi hariya muri articulation avugaga. Ya mitsi usanga bihari bikomeye. Imeze nk'urusinga ikomeye. Ikomera kubi ku buryo. Nano gutya. Muri articulation. So twatembereye hanga rero ni mu cyaro. Uzima mu kugura inyama kagoma n'amagufa. Baba kubonyemo bubwa. Oya. Nuzugira ngo irimamba neza bamurari kiraki. Ngaburi inyama iri igufira ryo. Nyine Nurinza niwa ukanyarurira inyama ujye undebera inyama ifite gufa. No kweva ngo hitamo ari amagufa gusa yonyine. No kuguya iminopfu gusa. Oya wampa iminopfu gusa. Gusa amajide buraka sigamwe ibiki bari gusitara mu majerekani. Umuntu uri kugenda ugwa mu maguru. Biga mazara kwegutse burundu. Ari kuhenuka. The brother come to greet us brother. Noza yakibiri bicu bya minister. Ni za rigama za meza. Ni sauce ariko na articulation za. Amajiva yo hanusi. Tando dashiri ni. Tando dashiri. Ngwino bimbwire neza. Ari umujyama wagiriye umuntu wagiriye umukiri inama muzamuhanga. Naraje aramufungisha. Nimba ari ibiki. Hano. Bayitavuna iki kariviki. Karavikire. Karavikire. Amaji. Yahoza arya magufa ndamubaza nise kubera iki. Ati ngo yamubereye. Do fasha n'igitatora gwe yabonye agiye kukishinga mu menyo. Kigize kiri. Nako gwe woye ko yatoraguye umushitana akajomba kunyama kajya gushira. None kigusetse yatoragwe hafi y'ifumbire. Afite munda hameze gute. Munda sa hameze nk'ahivubi kuba hatoje. Akantu koza raporo guragahita shyira mu kanwa. Buri hari abantu hano mufite imibiri yoroshye sinzi ukuntu mwabayeho. Ugasanga umuntu ashobora kurya ibiryo byaraye. Wo ni umuntu. Umuntu. We mpamvu ntacyo ntabwo umuntu. Ibiryo byaraye ugasanga yisa arwara yarembwa. Mu gihe wowe no warye ibyo bamenye ugiye kushaka muri puberi ugumaho ukabaho. Oya ntabwo nabijya ngiye ndose ibiryo byarabuze. Umva amajambo avuze. Ngewe umubiri wanjye ngewe. Nubwo narya ibiryo bimaze. Amajara avuze ngo tuzi ubwangati. Ngo ari tuzahirima. Ibyo bintu. Ujubigira se bijya bikubaho. Ntabwo narya kugezaho n'urubwanga. Turubwangati zo kujya cyane gutoraguza kuvanga kuvanga gafata. Ntabwo ndi banyamabondo bapakira. Je nshobora kurya. Ako notoragura nyine ariko mukanya gishimbo après inerdita nkongera nkarya utundi tungana gutya. Nyuma y'isa nkongera nkarya utundi tungana gutya. Ariko apara vuga ngo ndapakira igifu nk'abanyamabondo. Iyi ni nyabarasanya. Nkavu ikomora ibikomere vuba. Iyi ni nyabarasanya. Ni farumasi. Iyi ni cya cyatsi mukunda kumva kigira n'ibishoko. Ibi byarabye biri kuzamuka. Bizabishokoro birambuka. Twasanze nyabarasanya. Kare mukanya yakari kutubwira atwereka inkovu afite ku kuboko. Dusanga hari abandi bantu batazifite ku kaboko. Bazifite mu bwonko. Kuvuga ngewe iyi nkovu mfite hano ku kiganza. Nge naravutse nyimenye ubwenge nsanga ndayifite. Oyada. Ahubwo icyambabaje nuko mama yapfuye atansobanuriye niba narahiye. None wabiye bro. Wayibonye ryari subundi wowe kutamubaje icyo gihe. Nge nayibonye nyiri gukurana ibijomba n'ikiri nyumba. Ariko byari byo byose nshobora kuba narahiye. Wakoza muzeko cyangwa mu biryo. Izo zo mu maso. Gukomere yarabimbi. Ngiyi. Ayo ni yecupa. Oya ahubwo twaje iyo ku munwa ni y'inda ejo bundi. Twaje gusanga nzo kwashobora kuba afite inkovu mu mutima cyangwa mu gitwariro. Ariko amajya itavuga ngo nzo vuwe ntabwo ari inkovu gusa. Wa muzunika ari. Amanase kumwereka ba. Ahubwo nzo vuwe ntabwo ari inkovu gusa ngashobora kuba afitemo n'igisebe. Oya mu bwonko akubona mugira amahoro. Kujya kuzimena igisebe mu bwonko. Kumena mu ntebe mani. Nzovu ngwino hano. Abana bagiye kwishuri. Saramenya ataha he umunsi kumwe kagire Imana. Umva ko Rwanda rugira ngo arayimena mu ntebe nicyo kibazo. Nagera mu gashekera rahita bamuzima. Ngwino hano nzovu. Ngwino ndimbo irimbe basi isubire yongera uryame. Ngo turimbira ndimbo basi bisubire kuryama.
dore nga menshi ngayo Mana yanjye we. abana Ndirimbo iravuga iti, bagiye ku ishuri kunzirigana kw'ishuri kunzirigana kw'ishuri haritse akanyoni keza gahoraga karirimba gateza abanyesu umunsi umwe nazindutse nashaka kumva miso ako kanyoni keza kamaze kundabuka kambwiye utugambo twinshi utw'ingezi tubiri ngo nzajye ngira umutima mwiza utaba. iyo ndirimbo yawe nta connection ifite ibihembo ari imineke n'ibishishwa ntawabiga lyrics zayo ziravanga iririmbira ntago ndiri ariko nta ndimba ryawe uheruka vuba uheruka ibishingwe nta ndirimbo ndi buri aheruka ibishingwe ubona ko kuragira himba n'indirimbo ko bibazira izina ibishingwe ko bo bari byo nda etage amamodoka ahenze nk'ibishingwe reba za bya biboro ari byaza nkuko twabonye izi n'izindi ni inuma ni ingigari ariya Peugeot kandi yes pijo bivuga ngo niba ari imwe n'ebyiri do wamenye ngenzi yayo ntago ari inuma ninki izi ntago ari Ni inki. inuma ziba ari umweru ninki ziratandukanye zirani inuma izo z'umweru nizorerwa mu nzu mu ngo z'abantu izi rero zirimenya dusubanye kara ko hepfo bura ni kimwe ikamwe nagasake kandi nakanuma kazi bivuze ngo nuyibona ari imwe iba yarapfushije nibyo batubwira ngo desade comme le Peugeot ntabwo ngo bijye bibaho ko inuma ngenzi yawe yapfushije yajya gushaka indi ngo mugendane babiri nyine irapfakara gutya irapfakara no kubyara zitera amagi abiri hakavamo n'umuntu akagabo n'akagore bikabana bityo ni uko nguko zibaho kandi inuma igira ubwenge nk'ishobora kuguruka metero nka magana ikareba hakurya ikamenya aho hari ubuhahiro ikazajya igafata abana bayo ikabajyana iyo kandi kuguruka ni imwe mu nyoni zigenda ibireo metero byinshi cyane itaragwa kandi ifite isuku rwose gasa neza no kuyica biranagora ariko abavuga ngo barica ngo ufate amatopito kareka biragoye hari umuniga mwana ubukaze bro ariko izi ngizi ni za zindi ufata ukamenyereza kubana nawe oya ni ukuyirya yagenda igiye yakwigenda ntabwo ayifata inungura buriya nizo hanze haba n'izindi zitwa inturumbutsi n'izindi zitwa inturumbutsi iriya numa kere kuyifasha ukayica amaboko Gusa hari ukayishyira inuma mu nda bimaze ikiza ese abantu baba barya inyoni ntibarya inyoni mbese inuma yo si inyoni ariko ariya mu bintu byo kurya ariko se nakwemera mugira amahoro ndabigira ni mukabyara inzoga si ikintu rero avuga ni ariko nzovura nubwo yasinze kuriya se ni ugusinda yananiwe ahumva uvara ni muzima ako amagi kabisa uri mu bantu burerega ukuntu abantu bajya bakavuga akoreba umuntu parcelle yiwe ubu turi mukwe turi mukwe urugo ruri iriya turi muri iyi myembe y'intoki ariko imyumbati isombe igipangu inkarishya nazo zigiye ngizi nkarishya ariko ikintu cya mbere man si wavuye mu nkoko nahabonye jewe arayakana umva nkubwira amakoko ese ibyo imbwa yitumye babyita gute yaka si amazirantoki se buri ni amagwa kuzimu nayo amagwa kuzimu kuko utahita amahurunguru si amahurunguru n'ayihene niwe n'urukwavu urukwavu imbwa urukwavu imbwa byaba bifite ibyo byitumye bari bimwaye oya inka itamasa urukwavu n'imbeba birahurungura abari kuribwa urukwavu n'imbeba birahurungura n'imbwa oya imbwa ni nki ni nkawe inkoko ni amatoto ariko rero reka mbaze ikintu kimufasha gutya gatoya yego buriya ari ibintu tujya tureba nyine tubyiteho ariko mujye mwita ejo twavuganye na nzovu na se tubara akazi k'Imana ugatekerezaho ari igihe bisaberega umuntu uteze kuko buriya kenshi ari ibintu twirengagize mu buzima tutajya tutakureba kandi twagombye kubyitaho baravuga ngo iyo umuntu akimara kuba urusoro umutima uratera urumva umutima utangira gutera kandi baravuga ngo umuntu ufite ubuzima bumeze neza ku munsi umutima we utera inshuro 1,100 amasaha 24 inshuro 1,100 twabaze rero kuri nzovu dusanga ko umutima we kugeza ku myaka 53 tubaze roughly twasanze ko umaze gutera
inshuro miliyari 36 ndakeka gukomeza iyo ngiyo wararushye rero ubwo umutima nzo wararushye ntabwo warusha ahubwo nicyo kintu ndashaka kubabwira ati mubaze izo nshuro kandi kuva wabaho umutima wawe nta munsi n'umwe wigeze ufata konje waba usinziriye hanyuma mwebaze muti mwashaka gukora ubuhe bushakashatsi no gutekereza ariko kuki utuzanira ibyatsi wenyine kumayindinga nyine umutima uratera mwakome iki gisubizo igisubizo nuko hano kuri ino si ubundi mwibaza ari iyande inosi wowe waraje hano kuziga uko nabirivuga ngo muri abaso satani isi ni yacu isi rero nibiyuzuye niby'Uwiteka niby'Imana urumva reba izi nsina urebe bino biti uzi ko bavuga ko isi maze imyaka nimba ari miliyari zingahe ahubwo iyi mani bo inkomoko y'insina ni hehe mu cyo gihugu inkomoko y'insina sinuze se Ethiopia ni ubwo rubizi ndetse ndi muri Ethiopia cyangwa mfite ingengeri insina insina iva mu butaka cya gitoki cyaheretswe n'umuyaga ye urazucaho amakoma kuriya ariko umuyaga wawe nimukoze mu muhoro cyarari wa mugana ya makoma yagiye umuyaga cyarari muri nanjoro none zo ntago cyagombaga kuribwa ahubwo ikindi nibaza abantu bakoze bazanye amazina ku buryo umuntu azagahita avuga icyo kibazo ndakibaza Manibu ukumva umuntu aravuze ngo iki cyitwa igitovu ngo nyirabayaza none se umuntu wabikoze yita amazina y'ibyatsi buri cyatsi kigira izina kandi ibyatsi hafi byose ni Imana niyo yabyise ni Imana iyi ngiyi si ntago ari kimari ni inyabarasanya ikibu nacyo gifite izina noneho abasikama hari ukuntu bavuga mucucuri hari ukuntu bavuga ngo tunushaka ari kwa mucucuri nariko tugira ibintu by'amata mucucuri ubwo ngubu umuntu nyine wabihimbi yana ndabona hano hari n'umuravumba iki rero bakita ngo iki kurukuku iki bakita ngo iki dakare wene ko mukitwa nyuma iki cyatsi kivura n'inkorora ibambuwa icyo cyatsi wari uzi ko kivura inkorora none ndashaka kumenya filozofi nshaka kukubaza natwe duhimba izina ry'ikintu ndashaka kumenya ni gute umuntu areba iki kintu akavuga ngo cyitwa ibambuwa kambazanira umwumbati kiraha anyabasange nako kimari nayibonye iki kimari nayibonye hano naje urumva Manibu ukibaza uti umuntu yazaga guhimba icyo kintu gute aka kantu ubu gafite izina cyangwa niba sarabwaye iyi niyo kimari oya turashaka ikintu kidafite izina hari kitagira izina tugihimbira izina kuko njyewe nanjye ndumva ubu se wagihimba ngo iki uko abo bantu bahimbye gute amazina ni gute byagenze kugira umuntu avuge ngo twarabisanze uruyuzi nese uruyuzi ngo kambazanira umuravumba umuravumba sa ndahari yego kandi ubaho neze twawuhimbira izina rya kabiri ese wawuhimba ikintu gute dore umugenzi nizwe utari inturi wowe uragira ngo duhimbe izina y'ikintu gihari kandi cyarahozeho oya kuba gihari ishobora kuba gihari ariko nta zina gifite no Manibu tekereza ko bino byatsi byose biba byarabayeho nta muntu wabiteye ndabuza arawa noka ko umuravumba iki kuno umuravumba umura neza iki hekenye kirahari bakita ngo kirazwi ni n'umuti w'inkorora iki umuravumba nguyu ntabwo ndi kukibuka ko ndakizi so wararagiye ukakibura wecenya inuze kimwe kuri 5 kino giti cyose ni imihurura se akababi kamwe 5 yana buretse gatoya buretse niyo nkorora irahita ishira nafata agakomeye ndabimira ya minota ya bita nage nafata kira gikomeye ndaba muvuye ndaguha igihumbi cyakoza nukarya nafata agakomeye igihumbi ntago nabira se twawekenye se nzavuga n'uwekenye kano uratukire nyaguha wekenye basi oyekenye baba rimwe ku gihumbi akuye kimana si umuti se na ya nkorora yahita igenda ya nkorora yawe rwose muvure kandi nkwishyura nk'uko umwana umuti ngaye umuti nagomugati twarawekenye Manibu kuki batinya umuti ngaho hekenye se wowe arama bitanu burya no mu matwi ariko ubyo nyende umufashe niyagira umuntu umbwira izina rya ambaye igihe amaje kiva ku rushunga ndushye ngo nyine bamenye izina ryacyo icyo ngicyo ntacyo nzi
gipfundikira urushunga ndushyi ahubwo cyo yakiyoberwa ariko siguzwe ukina ese hari igice cy'umubiri w'umuntu kidafite izina kibaho umuntu gute se cyo umuntu utarabaho umuntu nyamuntu byose bifite izina ahubwo wenda arutuntu genda baduhimba nk'utu tuntu batwita ngo iki amatama n'udukoma nyina uduki udukoma nyina utu ibyo ni ibintura ngo dukomanye noneho nk'umukobwa waratuzanye batwita impakana nkwano uyu mukobwa watuzanye twarabaye yarashaje bava ko yazanye impakana nkwano oya ntago urabyishe kuva nakumenya ikinyarwanda urakishe ugenda twihimbiye aho bakita ibyo ni beretega urugi ahubwo mwana ari ibintu biba bitangaje ibi bintu ziko biva amaraso oya ni amata manibu niwe wigeze kumbwira ngo mu mutwe ngo habamo amaraso nta maraso turanashadira cyangwa kuri mu mutwe hari amaraso ntayo mu mutwe no mu bwonko harimo amaraso aba hano inyuma gusa kuri uru ruhu indani mu mitsiri indani ijyana amaraso mu bwonko se ni nta maraso aba mu bwonko mo imbere abantu mudukurikire mutwandikire comment kitageramo amaraso kitageramo amaraso kitaginduka paralise amaraso abamo baratubwira biterwa n'umutwe wari umutwe w'umwandiko ariko kuba nta maraso abamo nayo akaba ameze nk'agacupa je nabaze n'imikino yarabibonye ihene n'amaraso igira ziyorere mwana biraza bimeze neza wowe nugira ikibazo mbese ku mutwe w'ihene burya ntago narimbize ujye kuzana wabiboneye ku mutwe w'ihene ndaje gato ujye kuzana iki umutwe w'ihene yaho banase none se ubwo ngubwo umutwe w'ihene kigiye waba ukirimo amaraso igihe waba wuririye se abafite umutwe w'ihene hari umwana batumye muri busheri uri kubyumva ngo ajye kuzana inyama agezeyo yitegereza umukobwa ari gucuruza aramureba ntiyavuga kumva aramwitegereza ntiyavuga ati se shaba gutumye iki ngo mama yarambwiye ngo nze ndebe niba mufite umutwe w'ihene yamabuye se nayo yisashira imiratera kumva umwana agiye kuri busheri gushaka kugura inyama ageze arahagarara yitegereza uwo asanze mbere umukobwa bati se shaka aramubaza ko ntacyo umbwira bagutumye iki mama yarambwiye ngo nze ndebe niba mufite umutwe w'ihene yamwitegerezaga mu maso azi ko niba uramutumye ni ukuvuga ngo yaramwubashye oya we bambwiye ati genda ujye kunzana umutwe w'ihene kuri ubabaze mba afite umutwe w'ihene nyine nawe aramureba aramubwira ngo narinzi kureba uko ufite ariko yangare mu maso niba yameze nk'ihene nyine ko afite umutwe w'ihene ko yaba afite umutwe w'ihene nicyo ngicyo nese nigendera sinzi byakurikiyeho yakubwo ubweruka kwitera utuzi ryari ubwo hashize nk'iminsi ibiri ese yakakubwiye ukuntu yahuye na nyamwobo unyurwa bigoye akamupfukama mu nda kandi yambaye ubusa apfukama kuri yaka yambaye ubusa yakambaye ubusa amupfukama mu nda n'ivi ahubwo se yarakamuhaye n'umubyizi atamuhaye n'umubyizi kandi yose atayikomereza yakane wasabye imbabazi atera induru ati nyaboneka muramunkureho ahamagara n'abagiye kera ati mama iyo umaze 3-4 days udakora gutya iyo ugiye kuryama byibura ukuramo imyenda cyangwa urana imyenda ukuramo ko hano mba harashyuha cyane ariko ndumva kumara iminsi ibiri ntabwo ari myinshi natwe iyo wiyorosha ari umuntu murarana wenda ku buryo mwakwiyorosha n'isuku oya buriya koga no buri munsi ntabwo ari byiza kuko amazi ashobora kuburukanuka muri make wimenyereza kutoga kugira ngo amazi atazabura ukanuka iminsi ibiri umunsi wa gatatu koga nawe buriya kumenyera koga buri munsi umunsi amazi yabuze ushobora kumererwa nabi rero no kurya jya ubireka kugira ngo utazahura n'inzara ukapfa ubu ari umuntu mushobora kwiyorosa n'ishuki bibaho oya kandi iyo wiyoroshe wenyine uba wumva uhumura ngo niyo ahumetse abamo nta kibazo ndetse n'abakangurambaga iyo mwahuye nyine nabwo ntabwo ujya wiyorosa hariya turiyorosa ariko urumva imbabazi barazigira ahubwo nawe umeze nk'ayaka dushe ziba zihari kuko iyo dufashe iterambere ryaraje ni ukuvuga ngo iyo ufashe hano haba harimo dushe na tuwarete wari wagiye gukora amayeri utasinze uri muzima nta kibazo ibyo byakubaho ni gake gashoboka bivuze ngo yakaniwe muntu ujya muri dushe yakoga ukomeje kureba nk'amazi ari kuvaho nagagenda nagatemba agenda amatira ari ibintu bimatira bikuma bidasohotse urambesheje oya ntabwo byingo bisohoka biguma arabuze yoze ukakurikira amazi uhita uyabona ko ari iryo ni isebanyabubingwa oya kandi bidasohoka biramatira bimeze nk'amarage kubera ko usibye iminsi ibiri
reka rwagwa gusa twarumara n'icyumweru bigenda bikururuka nka bya godoro bigata byumira hirya cyakora gusa iyo ngiye koga ngewe iyo ngiye muri dushe noga ibase yose yuzuye neza urumva kuko mbere koga rimwe mu mezi 3 noga kushe 3 kugira ngo nkuremo kariya kangave koga ngameze nk'umuyaga kuko ibintu bayikuyeho ameze nk'uko bapfuye ntibayice kabiri ari kuzungera gusa bavuyeho gikiro nukuvuga ngewe ntabwo nshobora koga amazi makeya oya yaga noga kushe nyinshi ubona ko yakari koga ubona ko umuntu ari koga ngumva ari ikintu cyabaye hari umuntu ujya koga hari abantu boga ukabona amazi ntumenye ko ari umuntu uri koga oya hari umuntu ujya koga ukabona yuzuye utuzi ducya paske yoga buri munsi yikuraho icyunzwe basi mu gihe wowe ni ukurongera mugenge ngiye noga rawundi ya mbere nkakuba nkashyiraho amazi nkafata rawundi ya kabiri nkakuba nkashyiraho amazi iya nyuma nibwo noga mu mutwe nshyiraho amazi umutwe ni na muto yereka hanyuma iyo uri koga igice cyawe wibandaho mu koga ni ikihe ushyiraho icyangwe kabisa ugasugura ushyiraho icyangwe n'ifuro igice wibandaho igice nibandaho cyane ni uguhera hano kuzamura kugeza byibuze hano hose cyane cyane hano gutya mw'uru ruhande rwo mu mbavu cyane ngafata ibanaga nkakuba cyane nkafataga nkakuba cyane ahandi nkunda gukuba cyane ni hano gutya nkafataho mfata igisukuru ibana nkakuba bien ibana nkoga nyabyo ntabwo se kuri rutumva incyuro uhitaho naho ahangaha urumva niho hambere kwaba hanyuze yahuye n'abantu bagiye batandukanye hajya hese hajya hagira ingendo yaka ariko uziko nuwo ngo ari igihe ujya uhura n'abantu nka babiri batandukanye utarahakaraba bibaho ibyo oya mukinasoza uhita ari n'ijyano abigukorera gahita bituwe nawe ugira iti ngaha kira ingendo uba wamuhaye imbere yes yamuhaye yaka yibeshye ntakwishyuza imbere waba ukiyamuhaye ni ukuri ko Imana yamuha ariko ngewe maze kumenya ubwenge ntabwo nzongera kujya nyabahambere kuko nk'abariya bose twarwanye mbyimba umunwa kosa nakoze buriya ngo nuko namwishyuye hanyuma se buriya uriya muntu agupfukamye wamwishyuye imbere iyo utayamuha ngo ntihari no kukwica ahubwo iyo utayamuha oya buriya wabiretse ubiretse burundu wawe oya n'ubundi ngiye kubireka nzajya njyayo rimwe na rimwe mu minota 30 araba biritse rwose oya ntabwo muheruka ariko gusa ntabwo njya mbeshya nkabanzovu ngo ndabiretse ngo indaya nazikatiye yewe gusa ngiye kugabanya ariko ntabwo ari ukuvuga ngo mu gihe nta mugore mfite ntabwo nzabura kwinyesebura ibyo byo naba mbabeshya ngomba kwirwana umugore ko umufite ko atakwanze ko nta bibazo by'imitungo byajemo ngo wenda muvuge ngo birakomeye ko ari uko wakundi wijyanye gusa ni ko wakundi nyine udahazwa n'umugore umwe oya mu gihe tutari kumuri foke minaje yaranje pembeni amaherezo kandi yaka ushobora kumara icyumweru ntibibaho ari muzima se ntabwo ushobora kumara 1 week ntibibaho icyumweru gishobora gushira uri muzima ufite amafaranga yawe ukaba uri muzima yaka byose biterwa none se nimugoroba hari uwo twahuye bita Alice ndamwiza ibanu uteye neza kabisa uretse ko afite umwana nyine nawe ndambwira ngo ino unkubite rawundi imwe ngukubite 3,000 aranga tucacirikanye tugera muri 5 aranga werahere kurangaye ubwo arambwira ati ngo rawundi imwe ni 10,000 ndamubwira rero nubwo waba usa na Bikira Mariya ntabwo naguha 10,000 ayo ngayo nzovu niwe ujya uyabaha nzovu yaramaze no kumugura Primus ntiyakugirira imbabazi kandi uri inshuti ya nzovu ngewe ntago iyo upfuka amaso ukamusaba imbabazi ntago wanywera Primus nuvuga ngo Primus uyinywa turi ku buriri ku myaka 50 yawe ino mihigo